byari bicika batangiye kuba ko bicitse bigitangira se umwuka byaramwe ibigo 70 bizarajya se ku munsi bakira nka bingahe ko bahere ku gikomeye ariko RTDS ko kirahekenya shaho RTD irahekenya ari shuwa ese none agenda ukabona ko bahekenye bano mu muhanda nari ndimo niba yaragiye umuhanda wa Musanze nta kanyigisho kuzipansirizanyirizamo kandi none dodani hano kwaje abayobozi nagura mu bawureba umuhanda uva hari umuhanda ukomeza mu Burera uza hari n'undi uza mu Kanyini ujya mu Kinigi urumva ujya mu Kinigi ukiugeramo niba ari umuhanda babona tuno two muri quartier two nabanye todo ari tunini kandi uramuna urakoreshwa cyane reka duhere bari kuvanga imihanda yangirika ngo stade yahuye itarangira ngo park ya hasi ibibazo RTD na Rwanda Housing Authority ya nancekeje cyane ngo hari ishuri ryagombaga kubakwa i Musanze iryo shuri mu kuryubaka RTD ikavuga ngo yari yahawe ikibanza n'akarere uri kubyumva mu bwabwa ikibanza ngo n'akarere nyuma kuko barimo bababaza bati kuki ishuri ritubatswe bati twageze i Musanze dusanga ikibanza akarere karongeye karagitanga paki kababaza iti se ikibanza dushime ko cyatanzwe kuki mwebwe mwasohoye amafaranga ya avance yo kubaka kandi ntaho kubaka yahawe nde mbere na mbere bati twebwe twari twagiranye inyandiko n'akarere kari katwemereye ikibanza cyo kubaka amashuri bati ibyo turabyumva ariko noneho amafaranga muyasohora bati ubundi kwanza kugira ngo wemeze ko ikibanza gifite hari ukuba waragisuye uzaho giherereye UPI yacyo uyizi uri kubyumva donc ibyangombwa by'icyo kukikwemera birahagije ahubwo cyamaze kukwandikwaho yewe ati ibyo byose ubifite ati none n'ikimenyimenyi ibyo bintu ni mwebwe mu bishinzwe nimwe mwari kukiyandikaho ngo urumva ariko niba nabonana n'akaudiyo barimo kubivuga ngo urumva ngo urebye ngo karere ngo karongeye ikibanza ngo karagitanga ngo niko ngo kadutengushye bati se turabyumva ayo mafaranga muyatanga mwayahaye nde agiye gukora iki nta kibanza gihari urabyumva Jean Pierre byabaye ikibazo ribu yagiye ibiri nko ku murembo hari usohoka bose bagutwara byabaye ikibazo ujya kubona ukabona rwose umuntu w'umugabo aradidimanze ndakora ibiranze abuze icyo avuga ukabona arimo kwisobanura byanze ibyo araterite se byo nabonye ngo miliyoni ngo magana ngahe ngo uretse nabyo turabigarukaho uri kubyumva bisobanuye ukumva ibintu barimo bavuga biragoye abakoboyi bararya kabisa bararya cyakoze we mana barya amamiliyari cyangwa buri wese hari ariko ufite uburyo babigabanamo abantu barasahura bikuri reka nkubaze uvuze bagwaye ikibanza ntikirakwandikaho wisora ifaranga byo kubaka wubatse nturamwereka ikibanza ayo mafaranga azuye ahayende wayaha umwenjeneri turi kumwereka aho agiye kubaka wayahereza amafaranga umwenjeneri utamwereka aho agiye kubaka ngigo ngomba umugani wa noneho nibo bashinzwe kwiyandikaho ibyo bintu bari bakwiye kuba barabyeje ari ibintu bivuga ubwo Jean-Pierre ko monopoli hose biri bwumvikanira twasinye nyuma yaho turiye kubitaba mu mwaka washize so tuzakurikiza izo nama nziza kandi nibyo nk'uko itegeko ribiteganya ntabwo ari umuco wacu wo gukorera muri Lamsam ku kibazo rero gikurikiyeho ikijyanye n'ishuri rya Musanze nk'uko mwakitubajije hari icyo nita ubukererwa uhereye igihe twasinye amasezerano igihe advance payment yakorewe
nkuko mwabivuze kuko kandi byagaragaye muri Nzeri 2023 ndetse n'igihe imirimo yatangiriye. Ikibazo cy'ubukererwe navuga nkuko twabibasobanuriye, aho dusinye amasezerano ndetse mu masezerano twasinye hariho ko dutangira imirimo ari uko rwiyemezamirimo yishyuwe. Ibyo rero bigaragaza igihe cyo gusinya amasezerano n'igihe cyo gutangira imirimo, cyangwa se n'igihe twakwiye gutangira imirimo, kuko hazaho n'ikibazo cyo gutegura na cash flow. Twagize icyo kibazo cya cash flow bituma rwiyemezamirimo dutangira dukerewe bitewe n'igihe twasinya amasezerano. So mu gihe cyo amaze kwishyura rero cyangwa se amaze kwishyurirwa, tugiye gutangira imirimo, dusanga cya kibanza kugira ngo nyakubahwa perezida wa komisiyo mwaje izo nyigo zakorewe he, zakorewe nyine ku kibanza cyo twari dufite. Ariko icyo gihe muri Nzeri 2023 twasanze icyo kibanza cyarahawe abandi. Ngira ngo aho ngaho rero mudusobanurire ibiba bigize inyigo ni iki. Ngira ngo icya mbere ni ukuvuga ngo ikibanza giherereye aha gifite ibikiranga ibi, kandi mu bikiranga ubwo harimo n'uwari nyiracyo, baramutubwiye turi kuri turiyo. Ntabwo ayo makuru mwari muyafite? N'igihe kivuye kuwo mwari mwizeye ko ari we nyiracyo kikajya ku wundi, ntabwo abakibavanyeho bari kubabwira ngo iki kibanza ntabwo kikiri icyanyu, kigiye mu maboko y'uyu? Nagira ngo numve initially mwebwe arababwiye ngo mugiye kubaka G+3 i Musanze, mugiye kuyubaka aha, nimukora inyigo. Ntekereza ko amakuru y'ibanze ari kumenya ngo iki kibanza tugiye kubakaho kiri mu mudugudu uyu, akagara ka, umurenge, akarere, kiri mu ni icya leta, gikoreshwa n'ikigo iki n'iki. Ibyo si byo bintu by'ibanze ntekereza ko byakabaye bikorwa mu gihe tutaragera no ku nyigo. Nibyo rwose nyakubahwa perezida wa komisiyo, kuko ntabwo wakora inyigo udafite icyo kibanza. Twakora inyigo ku kibanza dufite, twemerewe n'ubuyobozi bwa Musanze. Ngira ngo navuga ikosa ryabaye gutanga ubwo icyo kibanza nyuma mu gihe cyo twari twacyemerewe. So ntabwo baragitanze ntibatubwira, tugiye noneho gutangira imirimo nibwo batubwiye ko cyatanzwe. Nibyo, kuko avance itangwa haherewe ku masezerano kandi yari ahari, kandi ikibanza twari twacyemerewe dufite n'ibyangombwa ko bakitwemereye. So mu Rwanda numva wenda turebe niba urwego nka Rwanda Housing n'urundi rwego rwatanze icyo kibanza, ntabwo murumva byumvikana. Murakoze nyakubahwa perezida, numva badusobanurira neza kurutaho, kuko ntabwo Rwanda Housing ari urwego rushobora gutanga amafaranga gutyo gusa rutabanje kumenya niba aho ayo mafaranga azakoreshwa hahari. Ntabwo akarere ka Musanze kari ahantu kure hatagerwa, yewe n'inzego zirakorana. Ndumva rero rwose ibisobanuro bitangwa kuri iki kibazo bitari byasobanuka neza. Nihaba hari ukuri wenda kutari kwagerwaho nako bakutubwira, ariko kuvuga ko basohoye amafaranga batazi neza ikibanza ko cyatanzwe, ndumva bitumvikana. Murakoze. Honorable Claire. Murakoze nyakubahwa Chair. Jewe byanteye kwibaza, wese iyo bamara gutanga avance ikibanza bagasanga bakakibura,
byajyaga kugenda bite kandi avansi rwiyemezamirimo yarayishyikiriye. Ikindi ntekereza ko no guhindura cyane byari buhindure n'agaciro, noneho nayo avansi ikaba itarabazwe ku cyo yagombaga kubarirwaho. Numva izo mpungenge mwagombaga kuzigira, ariko wenda muradufasha tubyumve kurushaho, ariko ubwo bwo ntabwo mwabyitayeho kandi byagombaga kwitabwaho. Murakoze. Ikibazo nyakubahwa perezida wa komisiyo, nyakubahwa depite, kandi inzira twaciyemo n'ubukererwe byaduhaye irindi somo. Ntabwo tuvuga ko Rwanda Housing yasohoye amafaranga ikishyura advance tudafite ikibanza cyari gihari, dusinya amasezerano, rwiyemezamirimo aduha invoice kugira tumwishyure, duprocesinga dufite ikibanza. Icyo twize hano ni gushyira imbaraga muri coordination, nk'uko mwavuze ari ubuyobozi bwa Musanze ndetse n'ubundi buyobozi, twese turakorera hamwe, kandi ikiza kuko impungenge honorable Claire yavuze byari kubaho, ndetse kuba harabaye exercise usibye natwe n'abandi bafatanyabikorwa byagaragaye ko akwiye gushyirwa imbaraga mu gukorera hamwe, ari nabyo byatumye dukomeza twemererwa gusubirana bwa butaka, dukomeza umushinga nk'uko twawuteguye. Ngira ngo mwatubaje aho tugeze ubu ngubu, umushinga washyizwemo ingufu kugira ngo turi hafi kugera kuri 25%. Ndumva aho duherukana kuko dufite raporo y'ejo twari kuri 24.4%. So n'umushinga dushyizemo ingufu kugira ngo ririya shuri ndetse n'andi mashuri ageretse turi kubaka mu bindi bice by'igihugu nabyo byihutishwa. Ariko ni isomo twize nk'urwego rwa leta cyangwa se nk'inzego za leta kurushaho gukorera hamwe. Murakoze. Jean-Pierre wabyumvise? Kuki utababaza ngo aya mafaranga nyine mube specific cyakora bari ngo abajama barimo barigira mu kazi. Cyakoza ako rero hano abarimo diplomasi nyinshi ukuntu babitwaraga iki abari umuturage uri kukwishyuza watwariye amafaranga ashyize muri rusange inzego za leta ngo zirimo ziga ni inzego za leta zose cyane urwego ahagaraye nk'umuntu uri kubazwa Rwanda Housing arimo arajijisha ngo ngo turi inzego za leta azo ikintu cya coordination mukuru w'igihugu ahora kibasubizaho iyo bari umukuru w'igihugu kubabaza yagwita namwirukana ako muri paka umukuru w'igihugu abari muri kubabaza takura ibintu yabakorera ashara umwanya wo kumubaza ariko ari mu mwanya kutagira icyo mutwara. Urabyumvise? No kuvanga ba type batanze avance yo kujya kubaka nta kibanza gihari. Ikibanza nta gihari. Nongo turize bize cyo gihariye ko cyari cyaratanzwe nyine bo aho ikibazo muharo baje ngo kuve hano Kigali Musanze utiri unagiye ugama kuri telefone cyo kuri telefone bisaba igihe ngo niki kibanza gihari uri donc uri kwiruka cyo ureba ari mariko muri process yo ngo ifaranga bijye kwiyemeza mirimo vuba gihutira isoke bibungeho vuba ariko ataramenya niba ikibanza gihari bura rwemeza mirimo mugezeho wasanga ayamugezeho hari nandi nawe yagiye atanga birumvikana barayagabanye none se uko kubonye rumva nitiyo ijya kwa rwemeza mirimo ariko icometseho utundi duti harakantu pake agomba kongera kamubaza ubundi ko twumva cyaga imbaraga mu gusohora amafaranga cyane kuki utazishyize kumenya niba ikibanza cy'igihari aho amafaranga azerekeza mbere na mbere kuko ikibanza nicyo cy'ingenzi kushira byose ari umudepite w'umumama wakibajije Claire honorable yavuze ati ubundi icyo kibanza ayo mafaranga iyo agenda ntasanga icyo kibanza byari bugende bite uri kubyumva ubwo nyine kugenda ntasanga ikibanza igare ko aribwa kuko icyo agiye gukora nta gihari uri kubyumva ibyo nibyo byavuyeho haba hikubiseho RTDA mushuti wawe akora RTDA noneho RTDA hari umuhanda bababajije wa usibyongu wa Ngoma Ramiro uwo muhanda babazaga nyine ko hagiye habamo kudireyinga mu kubaka n'iki byose noneho bo bayisobanura bavuga yuko ibituma uri gukererwa ari crisis yabayeho
yego barababwira bati se urumuzi nikomeza itari yamara amezi angahe itumye umuhanda aricyo cyabikereje ngo urumva ngo ba constructor urumva bahita bazanamo icyongereza bya bine nakubwiye nta muntu uhari utize icyongereza byo gukoresha icyo namaze kubona cyo urumva ngo aba constructor ngo mu masezerano ngo baba barasinyanye natwe ngo haba hajemo ngo urumva ngo hari imodoka ziba ziri bukore ngo ziba ziri bukenere ngo karubira ngo kandi ngo ngo byazamutse perezida wa pake Muhako Valence atahubwa aho ngaho niho havukiye ikibazo ati kuko iyo muza kuba mwarabikoreye igihe mbere ntabwo iki kibazo kiba cyarabagonze esanse ari kuzazamuka muhanda bari kuzasanga mwararangije ibikorwa hano mutipe atangira gusobanura azanamo icyongereza cyinshi urumva avuga ati you see uko bimeze we are thinking about it uri kubyumva akomeza gutyo ariko urumozi yabaye urumozi nicyo kibazo nibyo birimo gutuma irani dukozeho itumye tutibonera umuhanda ibyaraterite abantu bazogira ishingiro ni benshi cyangwa bigeze muri parke se no umuturage wa Nyabugogo ucuruza imbwija z'utamukira none se ntazizana ku igare kandi ama PS y'amagare yarazamutse abana babaje ku muhanda babaje ku mihanda ni imihanda gusa babaze kandi ejo bundi twarabivugaga tuvuga tuti ibi bintu bari buze kwibabazaho ubu bakagombye no kuza no kubabaza ubwenda RDB ni umunsi warugira bitabe umunsi aritabe ndi buri munsi yitaba ikigo kimwe cyangwa cyo kwitaba n'iminsi ibiri bitewe n'ubusobanuro batanze badahagije urumva ubundi RTDN n'uyu munsi yakwikuba yasubiyeyo ikigo cyo gifite umunsi umwe ikigo gifite umunsi umwe byaba hano kwapfundikira nese reka nkubaza barisobanura ejo bakataka ibindi urumva abaye barimo batubanga imihanda yangirika stade ya Huye itarangira pake hasi ibibazo RTDA aha rero komisiyo y'umutwe w'abadepite ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo wa bya leta PAC yatangiye kubariza mu ruhame ibigo byo twabivuze mu nzego zitabye kuri wa kane tariki 25 Kamena 2026 harimo ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubwikorezi RTDA ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imiturire Rwanda Housing Authority ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere gaze maine petrol RMB n'ikigega cy'igihugu gishinzwe kubungabunga imihanda Road Maintenance Fund abadepite bagize iyi komisiyo ya pake babajije abari bahagarariye ibigo byitabye uburyo imishinga imwe n'imwe yadindi ikaba imaze igihe itarangira nibyo ngibi twarimo tuvuga ahubwo reka turebe nyine bya bindi bya laterite laterite ngo laterite yaguzwe akayabo laterite hano nabonye laterite pake yihanangirije RTDA kuri miliyari zisaga 6 zakoreshejwe mu gusana umuhanda Musanze Rubavu ndimo kureba ubwo laterite laterite iri hehera laterite kuko hari ikinyamakuru Kigali Today cyagerageje guhiyo laterite ya miliyoni 392 yashyizwe mu muhanda Rusizi Bugarama yahagamye RTDA imbere ya park ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ibikorwa by'ubwikorezi RTDA bwagowe no gusobanurira abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana ikoreshwa ry'umutungo wa leta park uburyo bakoresheje miliyoni 392 mu gushyira laterite mu muhanda Rusizi Bugarama nyamara umuhanda bikigaragara ko n'abanyamaguru kucamo bibasaba kugenda basimbuka hari muri gahunda ya pake yatangiye kwa 25 Kamena aya n'amateka Depite Valence Muhako ukuriye pake yabaje RTD niba babona nabo ubwabo niba ibikorwa byakozwe muri uwo muhanda bihwanye n'agaciro n'amafaranga yawutanzweho maze umuyobozi wa RTD Imena Munyampenda asubiza ko ahubwo amafaranga bawutanzeho hari make kuko bagenda basana uduce twihutirwa gusa mu gihe bagitegereje kuwukora neza wose ukajyamo kaburimbo yagize ati twagiye tureba uduce twangiritse tukaba ariko dushyiramo laterite ahandi tukagenda dusiba ibinogo
Munyampenda yavuze ko kuba ingengo y'imari igenda mu gusana imihanda iba ikeneye gukorwa mu gihe kirambye ibisa n'itagaragaza neza ishusho y'ibyakozwe ukurikije amafaranga aba yagiye ari uko ariko bahitamo gukora ahihutirwa cyane ukurikije amafaranga baba bafite. Ati iyo urebye ingengo y'imari yo gusana imihanda tuba dufite duhabwa 1/2 cyayo. Nk'ubu iyi mihanda murimo kutubazaho twari twasabye miliyari 120 ariko ayo baduhaye ni make kure cyane yayo. Ahubwo babongerane kubijyanye no kuba nubwo harakoreshejwe izo miliyoni zose umuhanda utari nyabagendwa uko bikwiye kuko bigaragara ko naho bashyize laterite itakirimo. Umuyobozi wa RTD yasubije ko ikibazo atari laterite gusa kuko ngo muri uriya muhanda hari urujya n'uruza runini rw'imodoka bityo laterite ijyamo ntitindamo. Iyo wakoresheje laterite bisaba kongera kuhakora buri nyuma y'amezi 2. Ebura ashobora kuba ko laterite bashyiramo imodoka ziyatwara mu mapine. Depite Barthelemy Karinijabo yabajije impamvu basana imihanda bakoresheje uburyo bazi ko butaramba kandi nyamara hari uburyo babikoramo bikamara nibura amezi hagati ya 6 na 12. Uri kubyumva? Umuyobozi wa RTD Munyampenda yemeye ko koko uburyo bakoresheje budatanga igisubizo kirambye. Ahangaha yaratangiye kumanura agapira ariko avuga ko byari bijyanye n'ubushobozi kuko kugira ngo bakore ibirambye yari gusaba ko bazana imashini isya amabuye bagashaka n'amabuye manini yo gusya kugira ngo bavangemo. Urumva? Yasobanuye ko ikindi gituma imihanda ihenda mu kuyisana ari uko akenshi usanga yararengeje cyane igihe yagenewe kuko iyo bimeze gutyo usangaho ukize laterite hakurura aho utayishyize naho hakangirika. Mu zindi mpamvu zatumye ariko badasana uwo muhanda ku buryo burambye ngo nuko bateganya ko muri Mutarama 2027 bazatangira kuwukora mu buryo burambye ukajyamo kaburimbo. Uri kubyumva? Usibye umuhanda Rusizi Bugarama RTD irabazwa imikoreshereze y'umutungo wa leta mu mihanda igera kuri 17 nyamara yo igasubiza ko ikibazo ahanini usanga gishingiye ku bushobozi buke ndetse n'inzira usanga zisabwa hagati yo gusinya amasezerano no kugira ngo Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi irekora amafaranga y'ibikorwa. Ni gutyo byarangiye. Uri kubyumva? RTD siba nyometse ntibarangije se ivuze ko bikora duhenda abana hari utuntu tw'uduhenda abana ikora ati kandi impamvu tutari no kubiyitaho cyane nkaduhaye dufaranga duke ati turenda no kuzahubaka vuba hangaha niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe dukora ibitarambye kugira ngo n'ubundi tukenye kuzahubaka nta mpamvu yo kwirushya icyo kintu bayita udufaranga mw'abantu umuntu yaguhaye miliyoni 392 hako hari amazu mama twitaze cyo nuko ntayasagura mu menshi afatika ako buriya kana dukeye 300 zuko hari umuntu ufite inzu ya miliyoni 300 muri Kigali nk'umuntu waratsindiye nk'isoko ryo kujya kumena laterite nyuma y'amezi 2 kongera kugaruka gasana uzamukurikirane bigenzi wawe ku kinyamakuru umuryango n'umvuza kibazo aba ngo ibigo company za leta zitsindira amasoko muri leta bikaba ngombwa ko ari nazo zidindiza imishinga ibyo bintu bivugaho iki yaje mukuru wa guverinoma maze ati ngerega none usanga umuntu nka minisitiri ajya agahita ashinga kampani ye ku giti cye akaba ari itangira ibona amasoko abayobozi bataretse gushaka se nta muyobozi utagira mu igikampani hijya ku ruhande n'umuntu ahita agira kampani ku giti cye akaba ari bazajya baha amasoko kampani yari umuyobozi iba yubashywe iri VIP ese nabonye kaminuza wa mugabo ukuntu abantu bari bayishagaye bayatatse bajya kuyigamo bikarangira yumva kaminuza nzego zibonye ari ibiki kaminuza ya dogiteri kaminuza ya minisitiri w'intebe akaba n'umuyobozi urumva iyo none abana bahize iyo kaminuza yagira ikibazo cya graduation uzagenda ubaza abana bahagaritse bageze ku gihe cya graduation uko byagenze ahubwo hari igihe aba graduation leta ikohereza wenda intumwa uri kubyumva ninde wajya ujyayo
ese ubwo badereze minisitiri w'intebe hajyayo perezida w'inteko baderega minisitiri w'intebe muri kaminuza ye kavuga ati nubwo mumbona hano ndi nyiri kaminuza ariko ndi naje mpagarariye baza abantu bari barishyuye za minerivare baragize nta kintu cy'uko ndibuze ko bwe muzaze kwigamo ndibuze kuvuga kuko ndi minisitiri w'intebe ntabwo muribwiriza murizana ubundi nk'iyo kaminuza bayifunga aricyo cyabyihutira kuyishishikariza kuyigamo byanajya binavugirwa no mu nteko z'abaturage tujye gusapotinga minisitiri agategeka umwe mu baminisitiri bati ahantu uri gukora aho uruzi ujye gusura mu nteko y'abaturage haba hari amabana ariho bajya mu nama hazajya haba hari za purapu na za bana zigaragaza ko none se bagira ngo bakure abayobozi muri bizinesi ntabwo ari byo navuze kongera ibyo ko byumva sawa ahubwo ngende kubwira yuko ari ibintu byiza ni ibintu byiza business iri ku ruhande uri kubyumva niba wiga wenda two kuvuga ishuri niba ari kampani ikora imihanda ya minisitiri runaka iba yizewe reka nkwereke akantu koroshye padi ikintu kizayorohera izagende ijye ari ahantu iriya laterite igurirwa barebe nyirayo bayiguriye iriya laterite uzasanga afitanye ihuriro n'umwe muri bakorana n'umwe muri mu nzego muri aratide n'abataruwe niba ataruwe uzasanga hari umuntu cyangwa umuntu uri aratide ariko ndayumva Jean Pierre urayumva babaye udufaranga duke niba yumva gukora iki hano babaye udufaranga duke amafaranga make se yo kujugunywa abaho nisaba yajugunywa none se ariko yaraterite bagenda bataragurika yavuze ngo bamena itaka hamwe rigakurura ahandi naho rigahita rigenda ririsanga bariya bari kubivuga nk'abenjeniyeri reka we ntabwo wabyumva kuko ntabwo ufite ubumenyi bujyanye n'imyubakire ese ko udafite ubumenyi bujyanye n'imyubakire wabihameneye hamwe se twayige baramena n'ahameze neza noneho bareke kuri mena ahandi kuko risenye n'ahandi hari hanini ahubwo niba babita akantu hato bose kari ibyo bababajije kuko mukoresha uburyo umara amezi 2 imihanda igatangira kwangira nta kintu wakora se ngo itaka rigiye kuza risanga irindi ryo wamenye iri none se ko bavuye hariya hari icyo babaye urangiye ndiribu nabampagaze ku marembo ngo batusohoka bitamukubita kuko kwifata umuntu bayiregeye ako tuvugisha ngo leta nayo igiye rero hari ubatanze ikirego hariya nese ari amafaranga bavuga umugani wa gahinda kikica abantu ngo barayariye bikagenda basohoka bakasubira ntabwo ari ahubwo ni na make ese miliyoni 300 none se niba ibigo 76 buri kigo cyarariye miliyoni 300 urumva amafaranga angana gute impamvu batanze ni impamvu mpuzamahanga ntabwo wandika kuyumva umuhora ahantu hose rwose umuhora umugani wawe no mu rugo iwawe hora na internet iri kugenda nabi hano umuhora hari ikindi ibyo ni nabyo nyine bigaruka kuri la stade ngo yahuye nayo sinzi nguko imaze imyaka niyo niko itarangira stade yahuye uziko stade y'ugisira bategeye kwibaka nyuma ya stade yahuye ubundi bitinda uko ibintu bitinda ni nako nyine n'amafaranga akomeza kuguma muri ariko ngo ikibazo ngo ni mirikofine itarekura amafaranga nagerekura ayira nayarekura ahubwo ngera hano najya mba ira ministere connect ishinzwe kutarekura amafaranga hasi ngo aribwe yanarekuwe ezo ugiye kuyarya babiri n'ibice mu minsi yashize vuba birire twabonaga yagarujwe arangaye miliyoni 700 ayavanywe mu kanwa k'abari bagiye kwera miliyoni 700 harya miliyoni 700 ayavanywe mu turimo dushimira Silvestre Park twashimiraga iki twagize uruhare mu kazi katoroshye ba yakoze gasanga inzego umugenzuzi w'imari ya leta Yusuf ako baramuvunyi ko naherutse kumva bavuga nta bikorwa by'uvunyi bikibaho bikorwa by'uvunyi navungisha niba kivuga akumuvunyi ntabwo kivuga cyane byo rwego rw'umuvunyi bavuga hari ukuntu bishyiramo agashyuhe ku wapi nta n'ujye nta nkuru zitakamba nyumva ibya ntuzabwo nagira ngo mumbwire nyine ibya RTDS oya ibyiriya stade yahuye stade yahuye ushobora kuba yaratangiye kubakwa yabuye siri taratangira yabuye siri yahuye yatangiye kera kabisa terwa nahereye harani kuvuye Kigali ariko urumva niba abantu bataramenye ko ikibanza bahawe Musanze ikigihari kidahari kandi bakamenya ko basohora amafaranga yawe aho nagera hano mu kiganiro ko yiseguye imodoka yahagurutse hano igiye Musanze yagezeyo isaha imwe n'igicara
si twavuga ibyo ariko Jean Pierre ubundi kuki batagutumye iyo bakwitumira ukagenda ukaturebera n'ikibanza cy'igihari ntagutumwe yakora ngewe ndese ese ubundi ikibanza kiramuvinga ku buryo bagezeyo ngo bakakibura ngo kuba tanye ngewe nde inzu umunyamakuru kare wahoze numva ubundi kankubwiza ukuri nanjye se sinatumwa yewe ntunye nagutumikira na kubyibura nanjye narya n'amake yewe uragira narya byibura ari barya n'ijana barya bakubuye sinaryo nandi cyozo wowe wakirira duke basirya urye duke yewe kwemara urabona bamire barya bagabo wakirira duke akurahiye ngambwiza ukuri kamahoteli abantu bashinzwe amahoteli menshi cyane amahoteli ngo bana bakiriye kandi abakiriya ba mbere aho muri leta amadiri yose niho akinira amadiri yose kirwariye kandi abenshi hoteli nyinshi zibuze inama za leta byahagarara abantu bahawe misiyo na leta akenshi abenshi bafunga aba buri umukiriya wa mbere w'amahoteli ni leta ariko wa mugani uzi ko ushobora gusanga barimo nko kuganira ibikorwa ry'umuhanda ugasanga barimo biraganirwa muri hoteli none muri conference hari ministeri waganira projet ya miliyari magana ngahe wicaye ku zuba bajya ku muhanda aho bigiye kubera miliyari magana ngahe bakanagana bavuga bati hariya hazamenwa ibyo nibyo nijya benjeri hazamenwa amakamyo urambwira ngo projet ya miliyari magana ngahe zose waziganirira ku zuba ryo ku muhanda ngo harango hazamenwa bajyanye imitaka z'abana n'abaje ubwo biteretse amazi ari mu cupa y'ibirahure ubwo bakoje muri hoteli hari bifi imeze neza muganira ku muhanda ibitekerezo by'isuka imishinga y'abantu b'abagabo urumva nta mugabo uganirira ku zuba ndabona hari tujye igira umushinga w'akana igihe yinjiramo erega banza wumva uzarebe n'abantu yiha kuyikora banza wumva ariko hari ikintu nabonye kandi hari muzana bikurikira RTDA ishobora kwiha amasoko abantu bayirusha imbaraga bakayitinya amakampani bo ubwabo igenera aba batsinda amasoko yabo bitewe n'abayarimo abayahagarariye akaba ariyo mpamvu se ugasanga umuntu uhagarariye kampani arusha imbaraga umuyobozi wa RTDA kimuzakigenzuye nacyo nimukagera ngo muri kwita madimije kujuko nukuvuga ngo si ikintu yagiye parking ngo sobanure kuko se nabaye bwa mbere imihanda yose ntabwo yabivuga ntabwo yavuga gute se ntabwo yavuga ati rwemeza ariko na Leon yaratunanije ntabwo avuga ati rwemeza yaturishije ngaho umunota ariko arabeshya gutya kabifindafinda akaryaho kabirijo akazaza undi erega niko bimeze buriya ntabwo yatinya kuvuga ati rwemeza nyuma turushije imbaraga twamoye isoko turushije imbaraga se ngo kusakarima kawe avuga ati kanago akarima kanjye uko ndabizi niba atarakanje reka ngira ibyo ngira vuba vanige uzi kuzanye ingingo kuko ibikampani y'ubwubatsi mujya mubireba ntabwo wa mugani niba RTD ishobora kuba ihisoko abantu bayirusha imbaraga gatinya kubabaza inshingano ariko ngo umuhanda warakerewe umuntu afite isoko rya Nyagatare ry'umuhanda uva yenda ubu twumva ngo niba rizahagera na hehe cyangwa mirohe tukomeza gutyo ahise ajya kumena laterite hehe umuhanda uva Bugarama Rusizi ujya Bugarama aho hantu hose n'umuntu uri kwabura kandi nabwo iryo soko bagiye kumena yo laterite kubera ko umukuru w'igihugu yari yavuze ko uriya muhanda ufite ikibazo ibaza umukuru w'igihugu bagiye urabyibuka uwari minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore abibazwa akavuga ati ntabwo ngiye buri ibintu bya priorities ntabwo mbizi ni umuhanga cyane mu yandi masomo ariko sinamenye kumenya priorities ntiyariho kabiri ntiyagiye bana bayekuyemo yerega riryoheye retura banyirize kampani z'ubwubatsi ntabwo ngo arayakuyemo cyakora izi kampani z'ubwubatsi zibamo amafaranga ese wasanga harimo iyawe wagiye utubwira kuri CEO w'ibigo bingahe ukaba nawe ufite kampani kandi wamutakaza kwamamaza niba mfite kampani ese kampani yawe utamamaza RTD ntiramakazi kampani yanjye nimenye niyo byabereye nibakaguhureke kuba kampani yanjye hanjye ubaye isoko ry'ubwubatsi narikore ko ntimenye igihe byabereye wamenamo laterite nayimenamo kandi nziza kandi byihuse wayikuraho abandi batayikora none imodoka nyinshi mfite nanazikodesha atari n'izanjye kurahi sha amafaranga turi kweshyira tuvuge ngo RTDA ntabwo kwiyeshyira ko ni ibintu ugomba kubazwa ngo abantu baba batanze ngo amasoko ariko hari n'igihe ushobora guha isoko umuntu n'uburyo kumukora igenzura nabyo bitoroshye
ahubwo n'ibyo bintu park ijya ibireba ko twavuze ngo izo iyandi iriya yamanutse ejo bundi nayo Rwanda Housing yabazwaga nzibuze nyirayo sinzibura nyirayo hari n'igihe bigeze kubaza ntuza ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka gihari ntabwo nibuka umwaka rebu yamaze igihe kinini kodesha inzu babikagamo ibitabo tazwi nyirayo noneho barababaza basanga amafaranga y'ikodeshwa yakaba yaranubatse inzu yabo bwite yabagamo ibitabo ibikoresho bishaje za laptop biki bitagikoreshwa noneho bageze baravuga batari kubundi iyo nzu ni yande abari bitabye muri park icyo gihe bararebanye bo muri rebu kabaza cyaje brand iranzu ni yande ntabwo bazi nyirayo nawe akamubaza ati ntabwo babwira park bati turacyabaririza nyirayo ntabwo turamenye aho twishyura ntabwo tuba twabimenye wasanga na za company bahamasa ko batazi ba nyirazo ati harya iriya nzu ni yande nawe Brandina akakubaza ati harya iriya nzu ni yande nese bishyura ndi nzu bati nyakubahwa chair umuyobozi wa paka ntabwo tuzi ntabwo rwose twari twamenya nyiri iriya nzu amafaranga mashyira kuri iyo konti turacyabazanya ngo ibaruyeho nimutubwireho konti amafaranga ajya byonyine birahagije iyo buvuze none se ntabwo mu kanya wumvaga wumvise ibisubizo batanze birangiye bite none afite kurakura imanganya barangije bavuga batahungo turimo turize uri kubyumva turize muri make bahakuye amasomo nuvuga ngo baje kwiga bashyizeho abaswa n'abaswa biyisabaswa turacyafite ibyo kwiga ariko bari kwigira mu kazi imikoranire ubundi bagarutse bati ubu tuvugana ntitwari tukiri gukorana hari ibibazo ariko ahangaha tuhakuye amasomo tugiye kongera tujye hamwe twige ubwo kwiga bisa ni igihe kirekire dushobora kubindi zo muzangizamo bashobora no kuzasibira ndabona ntabwo watsinze buryatsinda ntabwo wize buryatsinda urumva kwiga bishobora no kuzamo gusibira ubwo rero urumva yuko hari ikigo kimwe cyangwa ndabona bino bintu bya stade ngo baratangiye kuyisana 2020 2020 ngo batangiye gusana turi mu mwaka wa 2026 bakiyisana ngo stade yahuye ubwatsi bwakererewe i Dar es Salaam komisiyo y'umutwe w'abadepite ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo wa bya leta PAC yanabajije Rwanda Housing Authority ku mushinga wo kuvugura stade ya Huye umaze kurenga igihe cyari cyagenwe. Depite Valence Depite Wasila niwe mahoro yagaragaje ko umushinga wagombaga kurangira mu mezi 6 ariko ugakererwaho igihe kirenga umwaka. Myaka 6 aho. Umuyobozi wa Rwanda Housing Authority Alphonse Burandekwe yavuze ko kimwe mu byatumye ibikorwa bitinda harimo ibikoresho birimo n'ubwatsi bwa stade bwakerewe ku cyambu cya Dar es Salaam muri Tanzania bitewe n'imvururu zari muri icyo gihugu. Ati ibikoresho byose byarahageze ku buryo twizera ko ku itariki ya 15 Kanama 2026 uyu mushinga uzaba warangiye. Ubu butabaza bakibabaza. Bazango twasubukuye. Perezida wa PAC Mpakwa yamwibukije ko kuri ubu nta mvururu ziri muri Tanzania ariko umushinga nawo ukaba utararangira. Rukeburandekwe yavuze ko nyuma y'ikibazo cy'ibikoresho haje n'ikindi cyo gukora inyigo y'uburyo amazi azajya acukurirwa acurikirwa muri stade. Inyigo yasabaga impuguke yemewe na FIFA. Uyo mpuguke izava impuguke yatinze kuza. Yijeje PAC ku bwatsi bwamaze kuhagera abakozi bakaba bari ku kazi kandi umushinga ugeze kuri 65%. Bityo intego yo kurangira kwa 15 Kanama ikaba ishoboka. RTD yavuze aho bigeze ku muhanda Kigali Muhanga. Reka uyu muhanda nawo wavuzwe inshuro nyinshi. Uri kubyumva habaye ikibazo cy'imvura uri bukazamvuru zabaye muri Tanzania hamaze kuba amatora. Nizo bari gutanga impamvu ubwatsi bwarakerewe kugera mu Rwanda biragora. Bya stade byo shabya na Rorere. Umva ye uranyumvira Jean Pierre we. Nese ubu ngubu reka nkubaze. Ubu se ntago babizi. Ntazi bari bazi. Ubuse obo kutituvugisha ukuri. Umuntu kwikangishwa ngo imvurungo zabaye hanaha na Kenya se zari zihari. Nuvuga ngo igihe ubuzima bw'igihugu kimwe buzajya buhagarara n'ubwikiri igihugu buzajya buhagarara. Ntiyabuze uri buze gutanga impamvu y'imyigaragambyo iri kubera muri Kenya uyu munsi.
akavuga ati impamvu twabonye hazaba imyigaragambyo bituma imishinga itinda n'inyigo za hato na hato ndakora hiye ibi bintu rero nakubwiye ngo kandi tugiye kurangira tubivuge birangire pake n'umwaka utavuze birangire mutano ubutize ndwabivuze ahubwo ari ikigo ntegereje kureba n'amaso yanjye niba ngombwa nzageye ikize rege bibiri ikize amazi wasake ishobora kuba iri ubu ngubu ahubwo muri aya mazu bayakiriye ko bayizanye mbere bagira ngo bagira ngo bibaze bitaribagirana ariko bajya bashimiye pake bajya bashimira nubwo nta iduha amakuru yaho umutungo ujya nubwo badakurikirana ariko bayatanze wasake yagombaga kujyayo saa 3 ngo ntiyagomba kugagezeyo ubu barimo barayibaza ndabona batarapudetinga abandi bantu bari kubazwa uno munsi urumva agomba kuba ariyo wasake minifra saa 6:15 RCS saa 8 RFI saa 9:15 Minicom saa 10:15 Rika saa 11:15 Reka zo barayibaze n'iby'inyama barayibaze ubundi Rika yigaragaza mu nyama so ikiganiro Rwanda nkunda kigeze ku musozo nababwira ngo tugeze ku isaha ya 6 n'umunota umwe ubundi kisozwa ku isaha ya 6 reka rero nsaba abakunzi bacu bakomeza bakande subscribe ndetse banakore comment banasharinge tubabwira rwose inimero zo ziba ziri hariya hasi ikindi abamamaza nabo muze karibu amarembo arafunguye iyo muhageze Brandine niwe ubaha care umva ko tuzibahatara Jean Pierre ndagushimiye ngiye kurushaho Brandine ndagushimiye umuyobozi mubyeyi none se mbaye na mubyeyi ugiye ko ngaho ngo nago ndiso ndi papa wawe se arabikubwiye oya kareka rero ubishobe bibwira ubwo wasanga hari uwo yarimo yamwaka amafaranga ambwiye ati ndisose cyangwa ari kumwaka ibindi kavuga ati ndiso bireba inshingano z'ababyeyi yego rero reka dushimire abakunzi bacu tunashimire na Sudi nawe niba uri ku buhanga bw'ibyuma tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe bye bye